uyu mwanya wafashe ukareba Ubumwe Community Center TV turawugushimiye cyane. Uyu munsi tubazaniye cya kiganiro gihuza abantu bafite ubumuga butandukanye, by'umwihariko ingingo tugarukaho kuri uyu munsi nivuga ku rukundo hagati y'abantu bafite n'abadafite ubumuga. Ubushize muribuka ko twarebeye hamwe ingingo ivuga ku bumuga bubabaje kurusha ubundi. Tudatinze, reka dutangire, ariko mwibuke gukanda ahanditse subscribe kugira ngo amashusho yacu mujye muyabonera ku gihe. Tubahaye ikaze. Hello. Kongeye kubasuhuza abantu mwese muri kureba UCC TV. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro mpaka kigiye guhuza impande ebyiri, groupe ya mbere, groupe ya kabiri. Ndagusaba weho umuntu wese uri kureba Ubumwe Community Center TV ko yakora hari yahanditse amagambo atukura SUBCRIBE kandi aho ngaho weho uri mu majyaruguru, uri mu majyepfo, uri burasirazuba, uri burengerazuba ndetse nawe uri burasirazuba, turakwakiriye muri iki kiganiro cyacu. Uyu munsi dufite topic itubwira ku bantu bafite ubumuga. Ikibazo kirabaza kiti: ese umuntu ufite ubumuga ashobora gukunda kimwe n'abandi bantu cyangwa se agakundwa n'abandi bantu? Niyo topic yacu. Tudatinze, aha dufite groupe ya mbere irabihakana, groupe ya kabiri irabyemeza. Ndabasaba kugira ngo mutange ibitekerezo bigenze byumvikana neza, kandi abangabo muragerageza kumvikanisha uburyo bidashoboka, namwe murumvikanisha uburyo bigenze bishoboka. Turukumvikana? Muriteguye? Eugene, uriteguye? Witeguye gutanga ibitekerezo? Tugiye kuganira kuri topic ivuga ku bijyanye n'ibiki? Ku bijyanye ntago bavuga ibimuga, bavuga ibiki? Tubwire, vuga mu ijwi rire, bavuga ibiki? Tugiye kuganira ku biki? Tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ese umuntu ufite ubumuga ashobora gukunda cyangwa se agakundwa n'abandi bantu? Babisubiremo. Subiramo. Ese umuntu ashobora gukunda? Ese arakunda? Ya, twagiye. Ya, ndahera kuri Eugene rero. Eugene, urakunda? Urakunda? Ufite umukunzi? Akavuga cyane umuntu umusore. Mugira isoni ariko. Mugira isoni. Eugene, urakunda? Ndakunda. Urakunda? Ndakunda. Gukunda bivuze iki? Gukunda inshuti yawe bisanzwe. Inshuti yawe bisanzwe. Urugero tuvuge, ngenda vuga gukunda, ufite sheri? Uramufite? Ushobora kumurimbira nk'akaririmbo se gasanzwe kagira? Gasanzwe. Urakazi? Ndakazi. Ngaho ari imbere ya kamera, ngaho uririmba nk'akaririmbo nyine unakamuture nyine kandi ukarimbe neza. Nzi ko mukunda, sheri wanjye ndagukunda, wowe gusa mwamikazi mu mutima wanjye, wowe ugera mu maraso mu mutima wanjye, uri sheri wanjye mu mutima wanjye, kurura mukunzi ngwino. Ararimbye nyine ngo ndagukunda mukunzi wanjye, ndagukuraki mu mutima wanjye ugeze utangwino. Eugene, urakoze? Ko ufite ijwi ryiza, indirimbo wazikwere? Nazikuye ku mateleviziyo menshi cyane. Mateleviziyo menshi cyane? Ukoze cyane. Twageze n'umugisha kumwe n'umusitari witwa Eugene. Uyu akaba anarimba n'indirimbo z'iki? Urimba indirimbo z'Imana, urimba gospel, urimba ibiki? Z'abahanzi tu. Ni z'abanzi bisanzwe. Turaza kugaruka nyuma. Twihuse rero, aha tukumwe na groupe ihakana yuko umufite ubumuga adashobora gukunda. Aha ngaha muri groupe aba barahakana yuko nyine umuntu ufite ubumuga ntibishoboka ko genza tutakundwa ko nyine kwinjira mu bintu by'urukundo. Kubera iki? ndabwira ndandera kuri Jeannette.
gerageza uvuge mu ijwi. njyewe impamvu mbona bigoye kuba umuntu yakundwa afite ubumuga nk'ubu nkanjye abantu bajya bambaza ngo ubwo se ngo ninde ukumesera, ubwo se ngo ninde ugukarabye. wahura n'umutipe kugira ngo mukundane agatangira kwibaza ubuse si umusaraba naba nishyizeho ati se ubu ngubu yanakitwa ngo aragukunze kumva arakubeshya, kumva ashaka kuzana ibintu bica hirya no hino. njyewe rwose pe ndebye mbona bigoye, mbona bidashoboka. urakoze Jeannette, ariko njye cyo navuga nka Martin, njye nzi ko urukundo rubaho. Impamvu mvuga ko urukundo rubaho, nzi ko urukundo umuntu aruvukana mbere y'uko avuka, n'ibyo asanze urukundo ararugira. njye nemeza ko urukundo rubaho 100%. impamvu njye wenda kuvuga ngo ntabwo ubona, njye ntabwo mbyemera. impamvu mbivuga ko ntabyemera, ntabwo wenda yaba ari bwo bwa mbere, sinzi wenda aho ukuntu bifata, ariko njye nzi ko urukundo rubaho, kandi nzi ko nkundwa n'abantu babona kandi beza cyane, ariko ntemeje ko urukundo rubaho. ngo wenda we ntabwo wari wakundaho cyangwa ngo ukundweho, ariko njye nemera ko nigeze nkundwaho kandi nkanakunda. sinzi icyo bivuga. njyewe ibyo nkura nabyo rero muri ubu buzima bwo kutabona, singiye kukubeshya nkubwize ukuri. baraza ngo turagukunda, hamara kabiri ugataha harya ubayeho uti umuhanza ukumva ngo abamugaye ngo bagira amahane, ukumva ngo ni imisaraba. yewe simpakana ko bitabaho, ariko baratubeshya, kuko hari igihe aza bajya kumva barakubwira ngo iwacu se babyemera, ubwo se iwacu bazadusura, ubwo se uwo musaraba umuntu yaba yizaniye mu rugo, ubwo se wantekera, ubwo se wajya kureba. rero numva rwose mba nihebye, nkumva ni ikigeragezo rwose gikomeye. oya wenda reka gusubiza akantu gatoya. ndabizi ko bibaho, ariko wenda urukundo rubayeho ari uguhangana. bose niba banyanze rimwe, shika intege ko ntazongera gukundwa. ibyo ngiye kuri njye mbifata n'ibintu, niwishiraho kuri umusaraba bizaba ari umusaraba. wenda ntabwo umuntu yangwa ari wenda no kuvuga ngo ufite ubumuga n'abadafite ubumuga, umuntu araza akagutereta ntabwo uranyemeza. uti gute njyewe umuntu ari n'umukecuru yitonda avuge ntuze kiriya kitabasha no kumenya aho inkono iteretse, ubundi buriya kiriya kizabaho gute? iryo jambo ryiyumvire, harya ubwo shushanya umuntu nguwe nta nkunda bizabaho gute? ngambwira ntagiye mwemera uko twabaye. oya ujye umbwira ngo twabaye, none si umuntu azaza kukwemeza ibintu kandi wowe bizi. none si nzakubwire ngo ntabwo uzi guteka kandi ubizi. ahubwo wowe niyo nabivuga ntibabyemera. yewe niwe ugomba gushaka ukuntu bibemeza, niwe ushaka kubemeza. kuko nanjye ndabakunda pe, ngenda bakunda, ariko ubu ni umusaraba. cyakora keza amaye ariko ubundi ibingibi umuntu yabiteye habisi birinjiza, ese byakumarira iki? ugasanga twabaye nk'ibibazo, nubwo bavuga ngo abamugaye ngo bamaze kumenyekana, umva babarira, turacyatotezwa, turacyahohoterwa. icyo mpaka nacyo njye nabyikuye no mu mutwe. nta nubwo njye ngikunda abahungu, ni abagome kandi si bo bonyine. azi umuntu ukubwira ngo uri umusaraba, ngo uri ikigeragezo ku bintu byaje nyuma bikizana, warangiza ngo uri ikibazo, ngo nturamenya ngo no kwitamika. ingingo ntuza kugeza zirumvikana. muri mwe ninde wafasha Marite ko Jeannette yamunaniye? ngenda umufashe Jeannette, ndi umukobwa mugenzi wawe, ariko ndemeza neza ko ushobora gukundwa ukanakunda. yemwe ese nkwibarize, ntabwo uyikunda? ngenda ukunda ahubwo nkanashirira mu mutima gapfa gapfukera. rero ugukundwa
nariko haza n'umusore akakubenguka harya siko bavuga mu kinyarwanda ahubwo ikibazo twe tugira ahubwo nuko tubona ko nyine batubesha babishakira ibindi ariko hari umwe uza nta kindi ashaka akwikundira tu nose wemera ko urukundo nyarwo rubaho kuko ntararubona simbyemera rero urukundo nyarwo rubaho nubwo utararubona ariko urukundo hari uzaza ari uwawe ubwita kubyo atejane nureba se wabura kubimbwira maye ariko nayo ndamugaye ndamugaye cyane nawe bazakubwira ngo mbe wabasha kwitamika ngewe bagiye bambwira ati si ubwo wabasha kwitekera ariko nkaharanira kubereka ko byose nabikora murakoze cyane biragaragara yuko nyine runo ruhande rwa Jeannette rugifite ingufu cyane ariko dada aricyo ufite akunganira Jeannette weho gukunda ntabwo bishoboka batubwira impamvu zumvikana gukunda impamvu bidashoboka n'impamvu kubyemeza utakunda munakunda utuhereze impamvu nyine zifatika kandi zishoboka barakoze urugero urugero ninde muhungu wamukunda yaba agiye kwita mu cyobo yaba agiye kwita mu mubisubize cyobo ngaho se ngaho kubingewe mbona nta muhungu wapfa kumukunda urebye kuri we abona nta muhungu wamukunda usibye kumwondera amafaranga usibye kumukundira amafaranga ndakeka ntasubiza munsubize dada arahari wagukunda ninde arahari yagukunda akaza akavuga ati dada nase nkubazi nta muhungu wari wagutereta bashaka hasi ngira abo kumunwa baranga none se ni gute wibwira ko abivuga nyine bimuvuye ku mutima bashaka hasi oya nyine mbwira hasi rero ntabwo hasi turi wapi buhumve sibyo ntabwo turi buhumve sibyo ndi kuganira na dada ni bangahe baguterese ntabwo namenye umugore ni benshi ariko muri abo benshi rero muri abo benshi harimo umwe waje akubwiza ukuri ni uko utabihaye agaciro ereka ngo baravuga akabi ngo baravuga ngo akabi karimenya ntabwo igira umushumba arata akabi karimenya unabikere umushumba ntabwo igira umushumba Reka akabi nze mubwire. karimenya uri mubi uri mubi igurata bisobanura rero gute uri mubi ubumuga igo oya ntabwo uri mubi nge sinemeranya nawe Okay. dada reka nze ahangaha reka twakomeje kwihagara sibyo Marite waricyo ufite kuvuga bo wenda ikibazo cya dada cyo nacyumvishije nanjye ngiye kumubaza akabazo kamwe nawe akansubiza ese umusore aramutse agukunze wamukunda ko wavuze ko ufite ubumuga ko nta wagukunda ese umusore aje akakubwira ngo ndagukunda wamukunda kumukunda namukunda ngo kumukunda Mukunda. yamukunda yamukunda Ehe.
bose kuki umbwira ko urukundo rutariho none se dada reka mubaze akabazo Okay. k'amatsiko Nema. ugira Nema, santima Nema. reka Nema. mubaze Oya, Nema, uretse. Mwese nubishe ibitekerezo byanyu. Ahubwo ahangaha hari umusore yumvishije ibintu byose batwise tuvuga. Oya, ari kuvuga ati ngo ni mubi, gukunda ntibishoboka. N'uyu ati nawe ati ngarabona ngo ntagabona, gukunda ntibishoboka. Urukundo ngo ni ibintu nyine bidashoboka. njye nakunda ariko kubona unkunda Uje. Nyine byangukora n'umuntu nyine umukunda. ntabwo bishoboka Ntibishoboka. Rero nk'umudefu, sibyo? Birashoboka ko wakunda. Yego. Wowe nk'umudefu nyine birashoboka ko wakunda ugateta ugakunda. Gute rero? Njyewe ubona abatabona abadefu n'andi bafite umugabo bose bashobora gukunda kandi neza. Ugora nk'inshuti nyine mukaganira ikagufasha, ariko uyu nguyu ashobora guteta umudefu w'umukobwa bakaganira mu marenga umutima ukamwishimira, birashoboka. Bakubaka urugo rwose umva umudefu yahise bigashoboka. Hano nta mwinyuza ariko umuntu wumva biba bikomeye cyane guteta umuntu wumva kandi n'umudefu yaramukundane ntabwo bishoboka cyane, ariko umudefu ashobora kuza akagenza ute ku mutima akagenza ute we umva agenza ute aramukunze. Hano tumwe yamuziranenge Jennifer. Njyewe impamvu umudefu gikomeye kumukunda nyine kimwe nk'umudefu nyine nk'umukobwa w'umudefu umuntu abahungu ikibazo abadefu b'abakobwa cyangwa se abadefu b'umuhungu iyo nyine babahuye ni byiza. Ikibazo abadefu nyine umudefu ku mudefu ni bibi, ariko umudefu umudefu umukobwa aho n'umudefu n'umuhungu ni sawa, ariko bakabana nyine bakagenda bagakora nyine nk'akazi bisanzwe aho ni sawa, ariko umudefu w'umugore ndetse n'umuhungu bisa nkaho bitandukanye, nyuma bisa nkaho bivangavanze. Umudefu ashobora gukundana bakanaba n'inshuti kandi no mu kazi bisanzwe, nyuma byarangira bakagenda ute bagahura bakaganira bakabazanya nyine amakuru nyine sheri ibintu nk'ibyo bagashakana. Ariko umudefu guteta intuza nyine umudefu guteta umuntu wumva ibintu bigenda ute bidashoboka. Sometimes umudefu ashobora gushaka bagenzi ute bagakomeza nyine gukundana nyine urugo rugakomera bagakomeza bakanashakana kuko byo bifite akamaro cyane. Uruhare rumwe birashoboka ko imico yabo bashobora kugeza ute guhuza nyuma bagashakana kandi bakabaho mu mico imwe bakajya banaganira impamvu bakajya baganira kuri gahunda zose. Ikibazo baganira ku mateka ndetse n'ibindi na story zose bageze ute bakumvikana kandi bakaba n'ikintu mu mahoro bakabyemera, ibintu by'akavuyo ntabyo bakabageza ute bakaba mu mahoro, nyuma bagakomeza kugeza ute kubana hehe mu mahoro. Uyu nguyu afite ikibazo kimwe buriya umukobwa umudefu n'umuntu wumva gushakana birakomera cyane, bishobora kuvamo intuzi. Bamanza biga nyine amahugurwa mu muryango yamwereza message n'ibyo byose ntago bumvikana neza. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yumva umudefu azafite umwanya wo kumufasha kugira ngo amanze yamutegura nyine amanze yamutraininga amwigisha uburyo nyine bazajya baganira bishimye neza biki bakabona kugeza ute gushaka. Ariko abandi impamvu
train n'ibindi byose bigenze ute nko ku bantu bakundanye bifite akamaro cyane. Murakoze cyane. None ngenda babaza ikibazo. Uremera ko gukunda ntibishoboka? Sometimes. Kuri ku bantu bamwe na bamwe birashoboka. Weho uremera ko nyine umudefu ashobora gukunda? Birashoboka. Ya. Impamvu Imana yo mwijuru yarebye umudefu bahuye ni sawa, ariko ibonye umuntu nyine wumva n'umudefu nyine aramutse bahuye ni ikibazo birakomeye cyane. Ariko yaravati umuntu umwe nyine birashoboka ko akunda, ariko kurayo ni ntabwo bagenze ute ntabwo bakundana. Okay, abadefu barakoze cyane, baduhaye ibitekerezo byiza cyane. Sindabyemera. Ariko Jeannette kubyemera Marite nawe genda byemera ko gukunda bibaho. Urabyemera ko gukunda bibaho, ariko wabuze igitekerezo kameme. Jeannette yakwemeje uburyo bidashoboka. Jeannette wenda hari uko wenda we abyumva, biterwa wenda n'amateka yaba yaranyuzemo yarahemukiwe n'iki, ariko njye nemera ko urukundo rubaho kandi ko ugomba gukundwa kandi bigacamo. Njye ndabyemera, si ubwa mbere. Ibyambayeho bikaba ku wundi 2 3 4 5 ijana nzi, ariko mwagiye mwemera. ijana zise naba ibintu wowe jewe nganira na benshi. Mureke Eugene nafite igitekerezo hano. Eugene we igitekerezo urabyumva gute? Kubyumva gute nyine dusobanurire twese nyine ahangaha. Uyu nguyu bemeje ikintu kimwe. Bemeje urukundo nyakuri. Kumva nyakuri. Ahangaha numvise ntabishoboka. Ntabwo bishoboka. Ya. Mbagira inama. Mwese muri abavandimwe banjye. Mwese mwakundana kandi birashoboka. Imana yaraturema mu shusho y'Imana, keze turakundana. Ubwo njyewe mu mutima wanjye abenshi barankunda. Ari abakobwa ari abahungu bose barankunda. Muri sosiyete barankunda. Iryo zina Kigali bose barankunda. Bose barankunda cyane. Mbagiriye inama mwese mukundane. Tumeza amashirwa. Eugene abirangije. Ko dukundana abo hanze bakadukunda. N'urugamba intambara itoroshye, rero ngo mwabinyemeza niyo mwariteka ibere igasha nkarihekeye. Ngamara tuba tuzi byinshi twahuye nabyo. Ya, rero fast yego. Uyu nguyu yo mushiramo ntafite kwizera gukeya. Wewe afite kwizera gukeya. Ngamuhereza inama rero. Mama yo ndayemera. Kwizera mu mutima. Icyambere no kwizera hehe mu mutima wawe. Urabyemera Jeannette? Kandi amukorera nabi. Birashoboka bite? Nabishoboka. Ntabwo bishoboka. Nabishoboka. Gute rero? Umwe Ehe. yakubwiza ukuri. Umwe akubwiza ukuri. Yego. Umunyamakuru yaje kakubwira. Umunyamakuru yaje. Akubwira ndagukunda. Akubwira ndagukunda. Mwemere. Ugomba. Mwemere. Umunyamakuru. Ya, Eugene urakoze cyane. Yaje akakubwira ko gukunda bizayumwemera. No tugende kwa kino gitekerezo cya Eugene. Urumva? Mwebwe muri kubipinga. Bigaragare ko uri kwano ruhande sibyo? Uri kwano ruhande sibyo? Abarabivuga hiki. Dada. Yego. Ngo murakoze. Ntabwo mwanze neza ko umuntu yapfa kumukunda.
ngo ntabwo mwamwemeza uburyo ki umuhungu yamukunda. Niyo yamukunda iwawe kugira urabyemera ngo niyo uwo muhungu yamukunda iwabo kugira ngo bamwemere n'induru. ariko mukurure ngo mukurure iyo foto y'uko umuhungu yamukunda birashoboka. kugira iwabo kurura iyo foto ngo yagiye iwabo w'umuhungu bagasanga umuntu ufite umumuga uri kuyunguza n'umutwe ngo nyine mukurure iyo foto umuhungu amujyanye iwabo bagasanga ni umuntu uri kuzunguza umutwe. ubwo si ubwo ntabwo ntibyavamo rwose. Erega nabo barabitwibwirira ntimukabice ku ruhande rwose. Dada urakoze cyane. Nge nkomeje kubashimira nyine ibitekerezo byanyu mukomeje gutanga sibyo kuri no ruhande rwose na runo mbese nyine ne gutya nyine muracyakomeza nyine gupezanya ariko ngewe mbabajije ikibazo kimwe buri muri segiti sibyo gukunda birashoboka sibyo ako no kudakunda birashoboka yego no kudakunda birashoboka nge ndababaza nyine ibibazo nyine bitandukanye sibyo umuntu ku giti sibyo Eugene urakunda pe neza birimo neza ravuga amagara sheri shushu skiti mutima yego n'abandi bose nababwira bababwira ko ugeze ukunda akoze cyane ya nge ndahera kuri bano bemera ko wagenze ute kurukundo rugenze ute rushoboka ya Marite nkawe ufite nyine ikibazo cy'umuga cyo kutabona sibyo tujye nk'urugero wenda nk'abantu wenda bafite amaso nyine babona ushobora kugenda nyine nk'umunzira nk'umusore ukareba nyine umukobwa ukumva nyine waramukunze nyine mureba nyine nk'umunzira wareba nyine uburyo ateye wareba nyine uburyo agenda neza wareba nyine uburyo face nyine ari nziza uburyo nyine ari inzobe wenda umutima wakagenda ufite kumukunda sibyo iyo mvuga sibyo ariko aho ntabwo ndi kubyemera none sinamukunda gute ntamubonye mbese umuntu ufite umwuga ashobora gukunda cyangwa se agakundwa none nawe ngo wakunda gute utabonye kandi ibyo nane cyavuga ngo sibyo ahubwo Marita natubwira uburyo akunda nanjye ibyo nashaka kubaza sibyo ariko nuko nyine usubiza mbere kandi usa nkaho igisubizo cyawe usubije gisa nkaho ujya kuranirwa abaye sibyo ngaho tubwire wowe nireba ngo wakoresha nyine kugira ngo byibuze mbese nube buryo ukoresha nyine kugira ngo umukobwa wawe wamwiyumvamo nyine nawe mvuye ku mutima uramukunze ntamubonye wenda niba ari inzobe niba ari igikara niba ari muremure yambaye nawe nagira umwanda niba agira gute ibyo ntabwo bizi wenda icyo navugaho ngaho icyo ni ikibazo gikomeye kandi gikomerera buri umwe wese yaba ubona cyangwa utabona urukumva kumenya umutima w'umuntu bisa n'ibigoranye ahubwo wenda buri muntu Imana iba yaramuhaye ubushishozi bwe urukumva wewe ukuntu ngiye nkunda mbana ndeba ukuntu mbanye n'umuntu nawe nubwo nuko yumva amagambo mubwira nkumva niba turi kujyana mu njyana imwe niko gukunda kwanjye nawe kumbwira ngo nzareba inzobe nzareba urukara icyo kintu ntabwo gishoboka ahubwo ngewe mfata ko nkunda gusa ibyo kuvuga ngo ndakunda icyo kintu nicyo kiri muri ngewe murakoze cyane ngenda baza dada nyine
fizikare nyine cyangwa se uburyo ugaragara sibyo abantu nyine bari kurira mu nzira nyine utambuka ikintu umuntu atekereza avuga ati wenda ngufite ubumuga bwo mu mutwe kandi dukurikije ibitekerezo byo gutanga ni ibitekerezo bizima kandi bifatika sibyo kandi ugatanga n'ingingo zifatika tikiro by'urukundo nyine ibingibi by'urukundo nyine abyo tukuganiraho nakwaza ikibazo muri wowe waba nyine ugira santima kumva ko byibuze nakabaza kamatsiko nyine kwakunda n'umuhungu mukarana mwagiza mukabnabyara wowe muri wowe umubiri wawe umva nyine hari ukuntu wabikenera murakoze ikiremwa muntu cyose kirabitekereza ushyizeho ubumuga bw'ingingo n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe abitekereza. umuntu ufite ubumuga ese kuki umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe abitekereza ni ukuvuga umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ashobora kubitekereza ni ngombwa cyane arabitekereza ni ikiremwa muntu cyose kibitekereza murakoze yarumva nawe muri we agenze ute ashobora kumva ko nta kintu gutwita akagenza ute akabyara ya ngenda abaza nyine nk'abadefu ndabaza nyine nk'abadefu sibyo ariko ndatangira he ku mukobwa mu bigaragara nyine Jennifer biragaragara ko ari iki ari umwana mutoya ni umwana nyine mutoya sibyo imyaka yawe ni mikeya sibyo ariko ushobora gukunda yego nishobora gukunda sibyo birashoboka gukunda nta kibazo birashoboka ya ikibazo rero njye nakubaza ni iki mu mico nyine y'abahungu sibyo bakunda nyine kuganira bakaganiriza nyine umukobwa akagenza ute akishima mu mutima we yego nano ni urugero ntawe nk'umuhungu we nyine waza gutereta wamukunda nyine ushingiye ku ki ngewe umuhungu waza kuntereta birashoboka biratandukanye turakwemera nyine akantereta nyine tukaganira twari nubwo nafite imyaka mikeya ariko nyuma tukaganira nakumva nyine ari kumbeshya cyangwa se ari kumbaza ibintu byinshi ngewe nkabona nyine ari nk'imico mibi ntakwirwa mukunda ariko twaganira nabona nyine imico ari myiza tukaganira neza nk'abatuguza njye nabyemera nyuma twajya kurya nyine nko muri resitora muri hoteli sibyo akanyakira neza tukaganira nyine akamwita tukaganira neza nyine nkamenya ukuntu baba babayeho nasanga abayeho neza nyine nabona nyine adafite sheri nyine ibyo ari byo byose nyine adafite n'undi sheri ku ruhande ngewe kandi nkabona ko ari mwiza kusura birashoboka ko twakundana rwose nabyemera nabyemera njye nkamukunda aba bakobwa nyine ni nk'ibisanzwe nyine nyuma nashaka tujya umugore zeru okay ikibazo ngiye kubaza ni iki tuvuge urugero uhuye nyine n'umukobwa nyine ufite ubumuga ntabwo afite sibyo uhuye nyine n'umukobwa nyine ugenza ute wumva sibyo anavuga kumva ariko wowe uramurebye nyine mu mutima wagenza ute uramwishimiye kumutereta birashoboka ntibishoboka
rero tuvuge nk'urugero weho umukunze sibyo umutima wawe nyine ukure nyine ukumva ukunze sibyo wamutereta gute njye ndebye nk'umukobwa nyine wumva avuga ariko nkabona ni myiza ariko yumva nyine nkajya mpamagara kuri telefone nkavuga ngategereza ngaranyumva nkamubaza akayambaza se ngo ni ibiki nkambwira ategereza ntabwo bishobora ko yabyemera kuko birakomeye mu buryo bw'iki bwa communication n'ibindi byose ariko ni ukumureka umudefu we muraganira mu marenga nta kibazo bikarangirira aho ngaho none se muradusobanurira none se abadefu bakundana n'abandi badefu gusa ni ukuri njyewe ubwo ntabwo bishobora ko nanjye natereta umukobwa w'umudefu tukabana tugakorana ubukwe birahagije umudefu birahagije gusa ya eje uriya kumenya amarenga ni neza ariko nta marenga uzi nga wamutereta gute nga wabikore turebe singuriya Njyewe ndamukunda. Yego ubwo nyine muterete nyine murebe mu maso ntugire isoni Njyewe ndamukunda. Yego Njyewe yego ndagukunda. Yego njyewe nakora mariage. Njye azakora mariage Nawe Fini ngamaze yabyumvishije se azana mubyarira azana gutya ikoze ni biki kubyara ya reka tubashimire rero sibyo Jane nkawe rero uvuga ati ntiwakunda ngo ni mubi ngo ntiwaza guteka nashobora kujya gutenga baragutiriza n'ibyo byose akundi Jane ntago urakunda mu buzima shangeho ikibazo mfite ndabakunda ariko ntibahunde ndetse bakwangira iki ntabwo bajyana umuntu utari ko hari n'uwo bavuga ngo twasohokana gute ubona ko urandase ndetse tuvuge nk'urugero ni mu mudefu abana n'uri mudefu kubera iki utabona ko umuntu utabona ko iki batabana abana ariko narindi muri ya sisiteme y'abantu badafite ubumuga ya myumvire nyine bagira ariko kutabona ku wundi babana nta kibazo kuko baba banahuje n'ikibazo ni ibintu byakoroha ariko njyewe aho ngaho nanatanga n'ubutumwa bajya banabitubwira benshi harimo n'abambwira ati si ubwo nk'umuntu utavuga ntimwabana bambwira ntitwashobokana mu marenga ku muntu umugaye ni nk'abandi bose igihe yamaze kumva ko uri nk'abandi bose nta kitashoboka turakunda turabakunda nabo nibadukunde ntabwo twabibahatiramo bitabarimo ariko nibavugurura imyumvire ibintu byose birashoboka murakoze tugushimire yewe uri mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba tugusaba kongera gukora hariya handitse imibare inyugute z'urutuku SUBCRIBE tugushimire cyane turagushimiye cyane je wakoze kwitabira ikiganiro cyacu utaha satubwiye ko ukunda utaha uzazana sheri wawe ahangaha ari mu Bugande yo nibyo ibyo bavuze ni ukuri urukundo ntirugira umupaka ibi binavuze ko kuba ufite ubumuga bitakubuza gukunda cyangwa se gukundwa n'undi muntu udafite ubumuga ingero nyinshi zirahari z'ababanye muri ubu buryo kandi bakabyarana abana badafite ubumuga niba nawe wakunze ubutumwa buri muri aya mashusho kandi handitse subscribe nurangiza uyasangiza abo muziranye bose urabutanze umusanzu ukomeye murakoze